iyo kwakira abana rero ni umuhango w'itorero ry'Abadiventisti usanzwe umenyerewe, niyo mpamvu tuwukora nk'umuhango tumenyereye. Ariko mbere yo kwakira abana nagira ngo mbamenyeshe yuko uyu munsi twagize umugisha wo kubona abashyitsi, ariko nkaba ngiye kubereka umwe nzamubereka umwe. turi kumwe n'umupasitoro yitwa Mugwiza Jerome, ni umupasitoro w'inshuti yanjye wiga muri kaminuza i Mudende. uyu munsi rero akaba yagize icyifuzo n'ishyaka ryo gusengera mu itorero ry'Imana. yamaze iminsi ashaka kuza rwose, ariko uyu munsi Imana ishimwe yuko aza kuza. mubereke se reka tumwakire kwizera tutanamubona. reka nsabe pasitoro Mugwiza hejuru aho ari kugira ngo tumwakire. mwamwakira? yitwa pasitoro Mugwiza Jerome, arimo ararangiza teoloji Mudende. ni umugurusi wo muri firidi ya Gitwe niyo bita Central Rwanda Firidi. akaba ari umunyeshuri, ariko amaze imyaka myinshi mu murimo, yahanze mu murimo, nawe wamenyereye umurimo. akaba rero yifuje kugenda inaha gatera gusure, ariko kubera ko twahuje n'ibirori by'abana, uyu munsi nta birori bwiza. uyu munsi gahunda ni iy'abana bose, cyangwa umukuru wibizemo irakorwa n'abana gusa. ariko ubwo gutaha tuzamutumira azaza ababwiriza. haleluya. yego, mureke rero twinjire muri uyu muhango wacu dushima Imana, umubyeyi wacu, Imana isohoza isezerano ryayo. igihe yarebaga umuntu yaramubwiye ngo mubyare mwororoke mugwire mwuzure isi, mwimenyereze ibiyirimo kandi muyicunge. rero turashima Imana yuko ibyo yavuze bisohoza. turashima Imana yuko aba babyeyi Imana yabahaye abana. aba babyeyi bano bicaye imbere aha ngaha, ubu buri wese umuhaye mikorofone kamubwira ibyari bimeze gute. harimo utarekura mikoro, harimo n'uwakubwira ati wenda byereka kabiri gatatu, akavuga ati iya mbere niyo yangoye ariko ubu nguyu we ntiyangoye. harimo n'uwakubwira ati se ndabihera hehe bigarukize hehe. ariko Uwiteka yadukoreye ibikomeye, Uwiteka yabakoreye ibikomeye, natwe turishimye nk'itorero. rero bangahe mureze n'itorero bibutsa abana? murakoze cyane abana. muzabibu. haleluya. ubwiza bwa Yesu bwanditse muri Luka igice cya 2, turasoma imirongo mikeya cyane bitewe n'igihe dufite. igice cya 2 ndasoma ku murongo wa 25 ubwiza bwa Yesu bwanditse muri Luka igice cya 2 umurongo wa 25 ndageza kuri 32. i Yerusalemu hari umuntu witwaga Simiyoni, uwo yari umukiranutsi witondaga kandi yategerezaga ihumure ry'Abisirayeli. umwuka wera yari muri we. haleluya. umusaza Simiyoni wari ukuze, wari umutambyi, ariko akaba i Yerusalemu mu rusengero, ariko wari umukiranutsi, yari umuhungu w'Imana, yari umugira urugwiro, ariko umwuka w'Imana yari muri we. 27. ajyanwa n'umwuka mu rusengero, maze ababyeyi bajyanye umwana Yesu ngo bamugenze nk'uko umuhango w'amategeko wari uri. Simiyoni amuterura ashima Imana. ababyeyi ba Yesu iminsi 8 ishize bamuzana mu rusengero, bari batangaje yuko hazaba isabato yo kwakira abana. hanyuma rero bamuzanye mu rusengero, Simiyoni yitegereza abantu bose baje kwakiriza abana, ariko ageze kuri Yesu aramumenya. kubera iki yamumenye? kubera yuko umwuka w'Imana yari ari muri we. aramumenya, amubonye avuga amagambo atigeze avuga ku bandi bana, ku buryo ushobora kuvuga uti se ntiyarobanuye ku butoni. oya, yari amagambo y'ubuhanuzi yari asohoye. hanyuma Simiyoni aravuga ati mwami, noneho urasezera umugaragu w'amahoro nk'uko wabivuze, kuko amaso yanjye abonye agakiza kawe, ako witeguriye mu maso y'abantu bose, kuba umucyo ubwira amahanga no kubwiza ubwoko bwawe bw'Abisirayeli. Simiyoni afashe ka gahinda Yesu
arakareba aritegereza Yesu niyo nigiye guterwa Yesu aravuga ati mwana rwose nushaka imyaka yanjye muri myinshi usezere umugaragu wawe nigende kuko ibyaha birasa. Turashima Imana rero yuko Yesu Kristo yaje gusengera akakirwa nk'umwana w'uruhinja kandi ari we wari ariko kugira ngo twese bitubere akamaro tujye tugera ikirenge mu cya Yesu. Buriya nta kintu gishaje tuzana mu itorero tutagikuye mu byanditswe byera nk'uko byahanuwe. Rero nimurebe ababyeyi baje kwakiriza umwana Yesu mu rusengero rw'i Yerusalemu n'ibyishimo bari bafite. Hanyuma rero aya magambo rero atekereza avuga ni wavuga ngo burya umubyeyi wese ni mubi. Haleluya. Kumurika ba Mariya abantu ba Yesu bari aha ngaha. Hari rero abantu umwana avuka muzabona ku ma social media bakunda ngo kamarayika bavuga ati nyamara n'umunyabyaha ariko nubwo yari umunyabyaha ko avukiye mu cyaha kandi akaba yari umunyabyaha ariko tumugereranya n'umwana wavutse kandi witeguye kuzahagurukira. Rero nimureke dushime Imana yaduhaye abana, dushime Imana yibukije ababyeyi yuko bakwiye kurera abana mu rusengero. Iyo tubazanye mu rusengero rero tuba tubifuza gukurira mu biganza bya Yesu, tuba tubifuza gukurira mu itorero, tuba twifuza yuko bazaba abagaragu b'Imana n'abantu, tuba tubifuza kubaburinda kwabo. Iyo tubazanye tuba tugira ngo dutondere ababyeyi twongere tubibuze yuko bakwiye kwita kuri aba bana babaha ibibatunga by'umubiri ariko bakazikana n'ibibatunga by'umwuka. Iyo tubazanye mu rusengero tuba tugira ngo twibutse itorero ko rifite inshingano kuri aba bana. Itorero rikwiye kubamenya rikabakurikirana rikamenya umwana kugeza ageze ku rwego nawe yayobora abandi. Niyo mpamvu mu Kinyarwanda bavuga ngo izijya gucika zihera imyaka nk'iya mu ruhongore ntatse mu kiraro. Turashima Imana yuko mu ruhongore rwacu bameze neza. Rero tugiye kubasabira ariko reka nsabe ababyeyi mu by'ijuru hanyuma ngire icyo mbabaza mwese mwahagaze. Ibintu by'itorero ryacu byose biramwitaye tujye tugiye kubaraniza rero nk'uko iyo umuntu agiye kubatizwa aba bana ni impano Imana yabahaye. Murasezera imbere y'itorero n'imbere y'Imana ko muzabarerera Imana bakabaha ibyo kurya by'umubiri n'iby'umwuka kandi mukazabamenyereza inzira nziza kugira ngo bazabone ubugingo buhoraho. Murabyemeye? muzamurire ko mwabyemeye igihe Imana ibaha umugisha. Reka nsabe abakuru b'itorero mutambuke hano imbere, abakuru b'itorero mutambuke hanyuma buri wese afate umwana. Ariko hari abana bagira amahane nibona harogoye murekere mama wabo ufate nta kibazo. Nayo ni inshingano yabo n'uburenganzira bwawe. Niba uzi ko atinya abantu ushobora kugumana nta kibazo. Dusaba abakuru b'itorero batambuke hanyuma mufate abana. Reka dusabe abakuru b'itorero n'abose badusuye batambuke. Umuntu wese wese umukuru w'itorero akabona n'umwana tukamufata atambuka wese umuntu wese waranditsweho ibiganza by'ubukuru bw'itorero atambuka. Wacha bugufi upfukame gisenge. Turagushimiye Mana yacu
izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye kuri Imana y'urukundo, uri Imana itanga imigisha ku bana bawe. Tugushimiye rero yuko turi kumwe n'ababyeyi hano banejejwe cyane n'umugisha w'abana babahaye. Tugushimiye yuko wabarinze mu mezi 9 bari bamaze, kandi ukabakura aho bari bagiye kubyarira, ukabaha abana bakaba ari bazima n'abari abana bahumeka. Uhabwe icyubahiro. Birashoboka ko hari n'abandi bagize ingorane ariko nabo ubihanganishe. Hari n'abandi babyeyi bagitegereje, bose ukomeze kubabera Imana. Aba bana muduhaye rero, tuzi yuko abana ari umwami uturuka kuri wowe. Turagusabye kugira ngo barindwe nawe, ubahe umugisha, ubahe amagara mazima, ubahe igitero cyiza. Ababyeyi babo ukomeze kubaha amagara mazima, ubahe ubushobozi bwo kubasha kugira icyo babonera mu buryo bw'ibifatika bitunze umubiri, ariko kandi ubereke yuko bafite n'inshingano yo kubakorera uburyo bw'ibyamuka. Uzabe bugufiya, kandi twongeye gusabira iri torero utwunguyemo aba bana kugira ngo dukomereze mu byawe. Hari abana batoya twakiriye, hari n'abandi bana dufite mu itorero bose bagumye kujya ku bibero byawe. Nongeye kwereka aba bayobozi bose babatereye kugira ngo iyi mpano wabahaye kwakira abana nk'uko simwenda bakiriye ibateranyirize kuzamura ubugingo bwabo. Nuko rero uyu munsi wose utubere umugisha n'umunezero mu izina rya Yesu. Murakoze. Hagati y'ukujyaho ibikorwa byo kubaha seritifika, ariko muzateguwe neza, reka muzazifate ku isabato. Noneho hagiye kujyaho igikorwa cyo gutanga ituro mu buryo bwo gushima Imana kubw'aba bana bacu. Twasaba bano bayobozi bakurikiza ibyicaro. Reka dusabe ibiseke 2 na 3 kugira ngo byihute. Uyu munsi hari gahunda yo gutura ituro ryo gufasha abana muri rusange. Abana bakeneye ubufasha kuko twabitangaje, reka bitangwe muri uyu mwanya. Rya turo mwazanye ryo gufasha abana bitangwe muri uyu mwanya. Kandi abateje twako dufite abashyitsi baba kuzaba umwaka utaha, sibyo? Ariko turi kumwe n'umubyeyi wacu abasore biziremo. Bangahe batamuzi? Abatamuzi, abamuzi amuroni. Haleluya! Ibi rero biranezeza, bituma bigaragara yuko umurimo wakoze. Reka dusabe pastor n'umuryango we w'ijuru gusoza bizera. Nubwo twagize amahirwe yo kwakira abantu benshi, ariko nta gihe tuzakira n'abamarayika tutabizi. Haleluya! Dushime Imana yuko iteguye muri gahunda yo kwakira abana, kandi tugashimire n'ituze mwagize. Imana ibahe umugisha. Reka gahunda zose zikomeze nk'uko zateguwe, mukomeze kugira isabato nziza.